baby noneho nibwo ngiye nakumva ko ngufite script ihagije. Yego. Gusa nyine nanjye ndishimye pe. Ndishimye kandi cyane. Cyo nari naraburiye mu rugo iwanjye. Nabisanze. Ndakubiye. Dore n'ubundi nabishatse da. Nonaha. Ubona ko numeze. Nonaha nawe. Reka mubwire. Iteka ryose umuntu akurya ibiryo biryoshye. Usiretse ko yahaga mu nda. Ako mu kanwa aba yumva ashaka gumeza birya akabura ahantu yabishyira. Baby, Kara. Kazi kagenze neza se? Kagenze neza. Umunsi wagenze neza? Yego. Kuje wishimye? Nje nishimye nyine. Wishimye cyane none wangira ubwoba. Ese ko utagiye mu kazi nasize nzi kuri buri mu kazi. Uyu munsi nahisemo gukorera mu rugo. Kubera ko hari amafaranga n'ubundi bari butransfere. Ntabwo byari ngombwa ko njya kwirirwa nicaye muri office. Navuze ati reka nigumire mu rugo. Uze no kuza unsange mu rugo. Urababaye? Ndishimye ahubwo ko tugiye kwirirwa. Sibyo? Nta kibazo kabisa. Ndi hano mu rugo. Umunsi ndagutekera. Arya inkoko? Yego. Ko wagira ngo ufite amakuru mashya ra? None abeshya afite amakuru mashya pe. Noneho narebye ibintu kuri telefone. Ibintu nawe byaba byo kureba ibintu bya social media ukaza umubwira. Sheri dore. Sobone umukobwa, sobone umumama. Bamuhaye imodoka. Ndabona ari Range Rover. Urareba ahantu ari? Uri kureba ahantu ari? Ahase ni hanze. Bari basohotse. Noneho wowe wibaze ko unyiriza hano umwaka w'ishuri ugataha. Uratangiye nawe uratangiye. Sheri kosore, sibyo? Ariko nakubwiye ikibazo. Usuzi ibibazo dufite. Turimo turubaka inzu ntabwo iruzura. Sheri ndabyumva. Nkugure Range Rover. Inzu tuyireke. Utware Dubai. Nakubwiye ko Dubai nzagutwara. Sinagupromisinze. Sheri ibintu bya byinzagiriga bijya bitinda. Ariko n'ibindi turimo nibifite akamaro. None si inzu ni yande nande. Ni yanjye nawe. Nse tuyigurishe nkugurire imodoka se basi. Oya. Ariko amafaranga reka nangize ira project. Then noneho nzagutwara ahantu hose ushaka. Ariko amafaranga yo kugura imodoka ntabwo yabuze ntubuze n'amafaranga yo kunsohokana. Kubera nicyo utarya hano mu rugo se. Ayega ibiryo byo mu rugo biba byanarambiranye. Piscine harira hari. Iriya yo nta nubwo nyishaka. Mpaka yo muri hoteli. Shiri mbabarira noneho wingora none igihe gishize mbigusaba nanjye ndarambiwe. Basi kuri kwezi reka nzagutware Dubai. Musohokane nkugurire n'imodoka basi. Nusuragira bigende bite. Ahubwo ndumva twanagenda ejo maze. Mfite akazi kenshi, ntabwo nagenda iriyanze itarangiye nawe urabizi. Kandi urabizi ko twari twiyemeje kwiriya nzu none utangiye kuvangamo amagift y'imodoka. Surebe igihe maze ngusaba bino bintu. Basi wajya ukoresha ira yanjye. Surebe igihe maze ngusaba bino bintu nirirwa nkwinginga nirirwa ngira ntenge. Ngabo ukoresha ira modoka yanjye ngenda ntega we. Sanga gumana n'akazi ka. Baby wigenda. Ntabyabye gumana. Bose ntabwo ukineke. Nta nubwo ndi gutekera gumana n'akazi ka. Nawe rero abaguri za social media ngabonye ngo imodoka ngo online ngabonye ngo bari kugira uti ubuzima bayemo ni bwiza nta kintu abuze nta kintu ntamuha ariko ngo kubera ko ndakoze ibyo yabonye online ubunaniriwe mu rugo nzi ngo wenda none arahaza umuntu areba uko agira ariko ubwo yarakaye sinzi noneho ntanamuhera. Ariko Jane sha niba hari umuntu usigaye nshaka ese nowe niba hari umuntu uzi kwirya hari nowe sera ko mbona noneho hari video ejo bundi nabonye yakoze mana yanjye ko mbona sekeje se naranze no gusetsa ahubwo yarasekeje pe
noneho ndebera nk'uyu wapositinze nk'iki gisaza ubuze nk'iki gisaza yagipositinze ngo kimare iki koko umaniswe abantu batajya bamenya ko sitati zabo zirebwa n'abantu aba yabyibagiwe ubuze nk'iki kintu nagipositinga ngo kimare iki koko aba afite umwanya wiwe si ubwo yari yabuze icyo akora yemwe iyo sitati zo zijya zinyica gusa kandi niyo bari sitati nduhukiraho ni iyiwe yego hari igihe nyine bahoboka se n'indi ndisubira injira ntabwo wakinze kuza wisetsa bite suhuza ntushaka gusuhuza ese mu muhanda uciye he mabuja mvuga nta soni ufite se iki cyakumaze ubwoba mbonye nta muganga wabaye ngo babifate abantu ariko warambashije kumirwa vani umva nta soni ufite waba nta n'isoni ugira sindazigira nzitewe nta kibazo nabaye igisaho mwere yewe ese ko mbona ucupiye kare aho dore ibintu asigaye yambara ribera nk'umugutiya yambara niba niba ari umugutiya niba ari inkindi za hehe yakindikiranyije ese nongera nambare gute nyine nambaye nk'umubyeyi yabaga yega mubyeyi mubyeyi we aha nagira ngo nambare ni ukuri wambaye nk'umubyeyi pe biragaragara ubu n'urupira hari abandi bamama mwegeze muhura basagurishya mwese ibaze nkawe muka runaka utaha muri ruriya rugo nta kintu nta afura mafaranga umugabo dore we nta afite kintu afura n'ibyo ntaho bihuriye ese ko maze igihe guhamagara telefone nicemo ma telefone yabaye iki iri hehe yarayiriye reka turebe telefone ufite reka turebe telefone ufite nubona ayifite sinakubwiye na gatushe ntayo kigira ari umugore w'umusirimu ngo ni umugore washatse mu mafaranga nk'ariya washatse ndebera ngo ni umugore w'umugabo niba mudashaka ko nzongera kugaruka hano mukareka kumubwira mugamije iki murashaka iki mufashe ntabwo se uje hano gukora iki kubasura nk'ibisanzwe ikintu ndabona usekeje ibintu birenze byo kubasura ntibaje tuje gusura ansura njye mu bansura rwose ntabwo urimo niba ari jana tuje gusura sava reka reka jya unyerere ukuntu aba ameze usa nk'uyu nguyu kuko twagendana waba uri no kunsebya pe nubwo ukuntu reka mubwire umeze Vani tujye tuvugisha ukuri uri umugore mu mafaranga umugabo afite amafaranga arajejeta pe ariko kuyakontorora byarabananiye nta soni ngaho ireba uhere ku nzara urebe ugereze ku mutwe urebe ubu abandi bagore bari mu mafaranga nk'ariya igiswa cya 50 aba yashushiwe yashushiwe wagira ntabwo ari umuntu nk'uru rupira reba ibigutiya yambaye saru aheruka inzara ryari se reba inzara afite amagambo mufite n'ay'abana umva shiriye mwivugire pe shangiwe rwose sinkubeshye iyaba umuntu yahitagamo akaba ari igihe cyawe muri ruriya rugo ntabwo mba nsa gutyo usa rwose ntawe ntabwo uko uza kuba ufite amafaranga utunze akwemerera kurya icyo ushaka akwemerera kwambara uko ushaka nta na telefone afite kuyagira ni kimwe ibi no kuyakoramo uyafitiye uburenganzira none ya fone nibura ufite basi katushe yose arayifite hari na gatushe ry'ibiri basi baragenzwa n'iki sema tega umushyitsi wawe amatwi njye nta mwanya mfite simba basuraga ni ibisanzwe nta kibazo yewe ni hataje nyine nkunguye no kugera hano hantu Vani njyewe reka nkubwira kugira ngo nkomeze mbane n'inshuti imeze nkawe mbona ntahe mvana nta nahengeza amafaranga ufite byonyine bagakwiriye no kuzana miliyoni nibura twicara tukayiganiriraho hano hakoraje n'umutwe ngiye gusura abantu mwazanye ari hehe duhereho twebwe ariko ntabwo turagera ku rwego rwawe
se ntubona nuko dusa wabonye mani amafaranga ushatsemo ntabwo akwemerera kwicara gutyo. Reba se katurebe iyo ufite urabona reka nkwereke reba urabona uyu niwe mugore w'umugabo uri no mu mafaranga hawe reba ibintu uba wambaye ibigutiya ariko Jane uzi guta umwanya Vanessa ntabwirwa nta nubwo yumvaho ntabwo kijya kiva ku izina reba wakigorye ese Clementine nyine nawe reba yasigaye asa nawe ngo uri kumwe n'umugabo bafite amafaranga aruta ayo mufite urabimusaba akabimwima uyu se wamutipe umuhindurira ubuzima kano kanya kikaguma cyasamye ngo arubatse kubaka uzabyicuza noneho mbonye wambaye ingutiya nk'iyo tuzahora wakenyeye ishuka mu muhanda. Ni ukuri pe njye ndi kubona ntazi ari ibiki ndi kukubona nyine ndi kubona ntazi ukuntu usa nyine uranasebetse icyo wakibwira cyose ntago cyumva sinzi reke kuruta reba abana b'abasirimu reba abana bazi gusirimu abana bazi kwitabwaho reba hano ntabwo yari ari ku gisenyi ku mazi reba imodoka ari gukata yiwe niba yumvise ngo arumvise noneho uyu mugore se bibaye saa 5 z'ijoro umugore ntabwo arataha kwera nimero ye nananiye nahamagaye za modoka na ya magifuti yansabaga gaso nibyo muhamagaye ntibashije kuboneka wongere muhamagare mu kanya. Sorry, the number you are calling is not available. abigenza nte ntabwo ibintu byumvikana saa 6 z'ijoro umugore atarataha nahamagaye abashuti be bose nta n'umwe uri kunyitaba muhamagaye ntibashije kuboneka. bagabo barashaka kwera umugore ageze aho azajya ataha saa 8 z'ijoro kwera nicara nkirirwa mutegereje ariko none ndagira amahane aransobanurira ntabwo bisanzwe ibi bintu zakunywa byeriwe n'abatakunywa mbona barira baby byamaye nkata bigenze bite se ngo ntunkoreho utashye utwaye inkweto mu ntoki ntunkoreho byagenze ute se none wiza no kunywa inzoga hari izo wanguriye ibi nibyo ushaka hari izo wanguriye ntabwo njye nakugurira ibituma umera gutya nagusabye ibintu kubera imodoka se wajyanye wayicyuye basi ntabwo mbizi baby nkoraho noneho urushaka umwaka byaramwe iyi ni Range Rover no kugudana Dubai bitumye utangiye kuzajya utaha amasanga na gutya ntabwo bikureba uza wasinze ntabwo bikureba nabonye umuntu ubima byose wabonye undi mugabo utari njyewe kwama ntamubonye azajya abima byose ubu nasenze ishyano riragwira noneho umwaka byaramwe umugore arananiye kwe ubu se ndabwirwa n'iki noneho ubu wabona yaryamanye n'abagabo bandi kwe uwo muntu ugeze hano agahita agwa mu buriri mu ntebe agasinzira umugore ankozeho neza
ase bebe byari ngombwa ko uza wasinze umeze gutya? Nakubwiye ngo ndekuzwa. Nakubwiye ndekuzwa. Imyaka 3 tumaranye n'ubwa mbere numvise umvuga uri kumbwira. Basi ngwino ujye kuryama tuzaganira. Nakubwiye ndekuzwa. Sibi ni iki? Nagusabye ibyo nshaka urabinye. Ni iki se wabuze hano muri rugo? Aho urabizi inshuro nabivuze. Inshuro nabikubwira urayese. Ni iki wabuze? Cyo nabonye se n'iki? Ntabwo mfite se. Basi ngwino ugende kuryama. Narayobye. Jesus. Narayobye. Noneho rero ngwino ujye kuryama tuzabiganireje. No surara mu ntabwo njya kuryama. Jere no nawe bikirana ndambiwe kukwinje ngaguruka ujye kuryama. Ntabwo njya kuryama ndikuzwa. Genda turyame wenyine. Bebe ntundakaze. Genda ujye kuryama. Urabizi ndagukunda kandi ndakubaha ariko ngwino ujye kuryama. Ntabwo nongeye nkigukunda. Ubimenye ubimenye. Nagushaka kuza ko. Abonye abana bazi se. Kigumana n'amamashini yawe, uburiri bwawe, wicare hano n'umwari y'amazi yawe ari hano kira gikombe, sibyo? Wabonye abana batoye cyane. Ubuse bakugura imodoka cyangwa baguhaye inzoga gusa? Amasheke. Bangwe nujye kuryama tuzabiganira. Ubwo nkoraho. Negire kwiryamira. Bote naye ndarara hano. Ariko nyine nta kibazo ntabwo nabirengagije. Ndabona umeze neza. Bangana neza ute muri iyi si no muri iyi yaravuze ngo amahoro yuzuye twabona muri iyi si. Barayisubiza. Nigase. Nuko rero muzaniye pasi iki cyana kiragucika nk'uko wigeje. Pasi yaje. Kirere turasa. Cyane ntabwo ntiwinanize. Vuga cyane akwita Vanessa aho uri kandi jewe ni amazina yayo mu Gifaransa banyita Karsogombo. Abapapa umushama pombo umushama n'ikinyarwanda bombo n'ibiki none se ngo neza umujyi wahaguruka no gukura Ushaka kumujyana neza? Hano turi hano nashakaga rubanza gutegereje. Ariko no umoroza. Abana kubona kaneza. Ninanga karenze gusa ariko uramusiga. Oya. Ntabwo byashoboka. Ibyo ntabwo yabakura ko bamusiga tunaganira tumenya niba muri dufite utuntu tw'agaciro. Ese hari ibintu byerekeranye no ko ibyo ngibyo yaravuze kare mu kanya yigeze kubwira abasigazi bakumbaza nawe none se kumva ko twaza kujya gusangira iby'umugoroba se nyuma nagakura turi saa yine kubona amasaha ikindi kandi ndagushimiye cyane wampaye umuntu mwiza cyane ikindi kandi hari n'izindi uze gusezerana rero umva sinabara gusezerana nawe
bwiza ubuye kandi urukundo rw'ingore gushaka tukongera ntabwo nimbivuga muri murana mu buryo bize kuzana isura muri wowe sibyo nanjye kuvuga ngo ni gute umuntu witwara neza nkawe cyangwa se umuteye neza nkawe ari ubwa mbere nkubonye ntaguhindurira ubuzima kubera bishobora gutera bavuga ngo umuntu ubuzima gute abakobwa cyangwa se abamama bashimishwa n'utuntu dutoya ujyana mu isoko ukamushopingira ukamusohokana ikintu cyose agusabye ukakimuhereza ushaka rwose ntabwo nyine sinzi ntabwo wabura kubikora kandi buri wese ndabishoboye kuri ndabishoboye Jay, ndabishimiye cyane ko muri mwiza ikindi kandi ntabwo naza kukwitura wowe tunajya kugushotingira shuri kandi tugomba kujyana tugatoramo amaturi natwe sibyo bamusigare yabyemeye nta kibazo baby noneho nibwo ngiye nakumva ko ngufiteho script ihagije yego gusa nyine nanjye ndishimye pe ndishimye kandi cyane icyo nari naraburiye mu rugo iwanjye nabisanze aho ndakubiye dore n'ubundi nabishatse da nonaha ubona ukuntu umeze noneho nawe nukuri reka mubwire iteka ryose iyo umuntu ari kurya ibiryo biryoshye usiretse ko yahaga mu nda ariko mu kanwa aba yumva ashaka gukomeza birya akabura ahantu yabishyira rero nawe mba nyine uraryoshye ubu noneho nubwo utazi ibyishimo mfite nk'iby'umushumba ufite inka ze zihaka yego ukomeze nanjye ni konti yego nizere neza ko abamagambo uzajya ubareka hanyuma umugabo wawe ukamureka kubera ko kuba mufite imitungo nta kintu ashoboye n'ubundi uriya we mwihorere ni njye nawe nzajya ngukubitira imashini ko nabonye bishoboye wabibonye nawe buriya rero nuko bwari ubwa mbere bwa kabiri noneho hano nzajya ngenda gukorera ugenda wibagirwa urugo gutya wenda n'urugero sibyo aka ni agasitari sibyo ariko agasitari gakoze muri akareka tuvuge wenda burebo ukarigata gashira ukarigata gashira tayari rero reka tugende sibyo tuze kubonana ku mugoroba cyangwa se ejo nta kibazo ukanya njya gukora akazi ndabizi ko nubwo turyamanye ariko umugore wa boss wanjye tubigira ibanga cyane kaze baby meze mutese tumeze neza impamvu rero mbahamagaye aha ngaha nta yindi muri inshuti z'umugore wanjye sibyo maze iminsi 2 naramubuze kandi yavuye hano mu rugo ambwiye ko ari mwaje kureba mu minsi ishize yatashye yasinze ibintu bitari bisanzwe ambwira ko mwari muri kumwe ari mwe mwamuguriye mukamuhuza n'abandi bantu bakabona inshuti nshyashya ngo zimuhe ibyo ashaka ariko kugeza ubu ngubu sindatekereza icyo yabuze wenda mu rugo nari mbahamagaye rero munsobanurire ngo umugore wanjye yagiye ko ari mwe yaje aje kureba twebwe se yego guhura n'umuntu ukamugurira bivuze ko mutahana mukajyana nanjye mushanga noneho mwese muri n'ibitsina gore none ubwo ngubwo nanjye biranyobeye none ko yavuze ko ari mwaje kureba umva rero reka nkubwire twese ni inshuti yacu kuko kandi ikindi ni umuntu mukuru aho se bituma aba ibisi bigashira
ibyo bintu ngo arahumba ari mu none bigenze nte? Nahamagaye iwabo ntago ari mu rugo iwabo, kandi mu bantu yavuze avuye ko aje kureba urimo nawe urimo nawe urimo, bitarazamo polisi. Rero muransobanurira ahantu umugore wanjye ari na polisi nimugoroba naramuhamagaye gitondo ndagenda mpamagaye kandi n'ubundi numva hirya byo kubanira ora turashite n'umugore wawe ntabwo bivuze yuko ndashaka ubusobanuro bufatika ku byerekeye ahantu umugore wanjye yaba ari. ahubwo niba uri kugira imikino ushobora kujya gusanga ahantu habi, ko ntabwo bishoboka ko umugore yamara iminsi 2 wahamagaye iwabo bakwiye ko ntawe uhari uba uriyicare ngo uri imitungo yawe reba nisasi mperukanye nawe pe. None ko yavuze ko yaje aje kubareba ngo ari ahantu mwari mugiye kujyana, ko no muri weekend ishize yaje yasinze avuga ko mwari muri kumwe mwamuhuje ngo n'izindi nshuti nshyashya. N'icyo gihe ataha yasinze njye ndikubwira ngo maze icyumweru ntabonana n'abanje. ariko se buriya yafashe gahunda yo kuzinga akagenda nta kindi mupfa. Dupfa iki? Umugore tumaranye imyaka 5 none ubwo twaba twapfuye iki? Ufite ibyo mwapfuye wenda wasanga ari nk'inshingano z'urugo tubahirije akigendera. Oya, Vanessa amaze iminsi avuga ngo akeneye gusohoka, akeneye nyine yarasohotse, tegereza uzamubona. Arasohoka iminsi 2 ntabizi. Nta n'abajyana n'icyumweru kigashira. Ngorora wapanitse wayagaye Muni twashaka kumubaza. Ntabwo ibyo bintu ndi kubyizera. Icyo nzi cyo hari ikintu mubiziho. Hari ikintu uko umugore anyaza ko yabonye izindi nshuti. Ngo yabonye ngo abana bashya ngo bamwereke isi. Kandi ngo abifashijwemo namwe. Turarengana. Ndi iwacu. Yari iwacu. Urangira ko barasa kwa twambaye. Niyo twamujyana tukamushyira. Okay, niba nta busobanuro mufitiye rero ariko utaragenda ndabizi, nshaka kumenya amakuru y'ahantu umugore wanjye ari. Umuntu wabuze ari ahantu ari ndamuha miliyoni 10. Uko ahantu ari, uko uretse ahantu ari ntago ari ugusohoka cyangwa mu bindi bintu byoroheje, afite ibindi bintu bidasanzwe arimo. Vanessa kuva twabana ntigeze n'amasaha 3 atarataha mu rugo ayarengejeho ku kazi. None iminsi 2 irashize ndatanga miliyoni 10 ku muntu urampa amakuru afatika ahantu umugore wanjye ari. None se reka nkubwire nitwumva miliyoni 10 nemere ngo nza ahantu ari kandi ntahazi. Rero niba nta mumaro mumfitiye mugende muva. Miliyoni 10 ku muntu uri bumpa amakuru afatika. Uzi ko utayafite amva imbere kuko nta mumaro afitiye. Ariko nibyanga n'ubundi polisi irabijyamo. Aha, ndaje. Mwe mugiye gato ndaje. Uravuga neza ko ngwaye amafaranga miliyoni 10 wambwira ahantu umugore wanjye yabaye? Cyane. Ahubwo wembwira niba uri tayari. None se ngiye urabona ikibazo ari amafaranga mfite. Ndaguha miliyoni 5 za avance. Nitugera ahantu umugore wanjye ari nzahita ngwereza izindi 5. Ayo ngiye kuyaca. Gira ngwereze nimero yanjye kwaca niba bashake banyice pe. None se birimo no kwicana ku buryo kumenya ahantu umugore wanjye? Biroroshye se. Sibwo barabose ko batabikubwiye. Kari nge wabonye nyine wari ntabwo kunshururiza umugore. Wakoze ibyo ukora ukamugwereza nimero ukama amafaranga andi rero ukareba ko utamubona. Ngira nimero yawe. Sana hano nkwereke. Bitaba ari imikino tukazaguha amafaranga yawe. Aho ushaka iki? Ushaka umugore wawe? Umenya ibyo arimo naho ari. Nashaka amafaranga. Sawa meza. Gira vuba handi rero. Urebe kutamubona. Ndakeka wayabonye. Kandebe utambeshya dore abantu ubu nabo nta wabizera. Aha nayabonye umva rero. Ejo saa 10 ejo nzaguhamagara nkubwira ahantu turi buhurire andi rero nkujyana ahantu hari. Umugore we niba uri umugore niba uri umugabo nako niba uri umuki ejo utazanza nayo imikino ku mafaranga yanjye. Ase ufite icyo kibazo? Ushobora nanjye guhinduka umuntu mubi. Nta kibazo. Ntabwo reka ngende. Genda. Ndaramuka amenya ahantu umugore wanjye ari, cyakora agira Imana asanga ari ibintu byiza arimo. Naho ubundi niba ari izindi ngeso ndatandukana nawe kuko
ntabwo nabyihanganira iminsi ibiri umugore adataha mu rugo, ntamubona, ntari telefone yiwe atambwira uko bimeze. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Kurana kamasaje yego bisa bwaga nta mwanya abona njyewe garso bomba no reka nze gasubundi unyumvishe neza nyumvishe nawe aryoshye ndabizi nk'iki uryoshye kurusha ubuki. ubuki burarura What? No. Jamie. Timai. Boss.